sha ndiba rero tuza kuvugisha nyuma ya wenda yacurirutse shatamu bwire ihangane nako utsa ndeka zabona nabandi oya ntabwo yari yohereza rero ntabwo ari ryo herezo baraga bivuze Imana ihangane basi nuse rijoro juri ko twe turi kuvuga nta n'impinduka ese umwanzuro ufashe nawe okay people, good afternoon, good evening, aho uherereye hose isaha muriho iyo ari yose nitwa Juliet nk'uko maze kumenyera abasanzwe bareba TBT Rwanda nimba uri mushyashya kanda subscribe. Uyu munsi rero murabona ko isura yanjye yahagurukiye gukora akazi, nizere ko mubibona. Nimba mwibuka neza ibintu Claire yankoreye mu minsi ishize murabyibuka. So uyu munsi rero napanze gahunda yo gukora icyo bita revenge, ijisho rihorwe irindi. Uyu munsi ngiye gukora prank, ngiye guprankinga Claire muhora ibyo yankoreye. Murabyibuka ambwira ngo fata amacati yiwe n'umugabo wanjye ngo bari kunshi inyuma. Uyu munsi rero zuba riranyisha ariko bajya hehe. Okay, uyu munsi nafashe gahunda nanjye yo kumwishyura, ariko nkamwishyura mwishyura ibyo yankoreye neza byenda kumera kimwe. Ijisho rihorwa irindi, izuru rihorwa irindi. Baza ngo turabigenza gute? Claire afite boyfriend, nubwo kubishyira ku mugaragaro ariko yarabivuze ra, ndumva yagize kuvuga ko afite boyfriend. So nashatse umushuti wiwe besto we apostinga ifoto yiwe n'uwo mutipe, yandikaho amagambo meza y'urukundo. Ndangije dukora screenshot, ntabwo nayibereka mudahita mumenya, ariko nakoze screenshot. Ndangije mpamagara n'undi mushuti wacu ndamubwira ati wowe ndaza nyine kumuprankinga aguhamagare asa nk'uri kukugisha inama. Mushuti wacu nyamura muzi twasando mukunda kumubona hano kuri channel, yigeze kuganira na Claire nyine bagihura n'uwo mutipe. Ambwira ati se urabizi neza ko ari serious n'iki, kubera ko uwo mukobwa wundi wa postinze nyine ni umushuti wa boyfriend wa Claire. Ubwo rero sando yabanje kugiramo impungenge, avuga se bushuti bwabo wowe ntacyo ubonamo, kwa kuntu nyine umuntu iyo relationship itari yakomera umuntu aba afite amakenga. Ubwo rero ngiye kumwereka ukuntu yamuciye inyuma, kuko mfite na noza na chat y'uwo mukobwa yitwa Esther ndagusuhuje. Twanyeretse chat nyine agiranye n'umboyfriend. Don't worry, boyfriend arabizi, ni nawe bandikiranye neza n'izina ririho. Murabizi ko ngiye gutegura nabyitonde muri iminsi yose maze ndimo nakumvika abantu bose. Right, boyfriend rero yandikiranye na Esther amagambo meza amubwira ukuntu Claire nta kintu bivuze, ibiki ko ababona nyine atabirimo neza, nta gahunda afite vuba. Akibwira Esther ati rero Esther ubaye nyine wumva wabi gahunda yagize hafi, byaba ari byo sawa ko n'ubundi mbona Claire nta gahunda ntaki. Ubwo rero nyine abagenda bacatinga ati nta kibazo iki, umukobwa nyine arabyemera, ariko bose bari kwisiri. Uyu munsi rero kinani Claire muraje mubona ibyo. You guys ubu twanahageze kare turamutegereje, ariko naza meta mubibona turijisha ibishoboka byose nyana pazo tujya gupanga imipango ikuno atari buze kubona ko hariho kamera. Keep in touch. Ushaka kuzagura ijoro muziki ushaka kuzazana. Alright, rero ntegereje Claire n'abantu ariko simbizo niba ndi bubigenze gute. No kwifata ntera ndaza kumunga ko aranyica. Afite ibyara ubushize yandiye izuru, bari kunjya izuru yacigisebe ku zuru, waze ari bumuremo ijisho, ariko murebe ukuntu yankoreye.
amarira narize I will make sure ko nawe yarira. Urumva ko gahunda ni programme sanda tumaze kuvugana mu kanya mubwira ibyo aza kuvuga ari set na boyfriend wa Claire na Esther nabo ama message abanyoherereje ubungu nicanye ibimenyetso kaza twashyira kamera ubungu ndayishyira arahirike ako biramenyese nkaho tutangira usatomera nk'abatangiye ikiganiro araza uvuga nawe ndanicara arahirike nze guhaguruka nigendera ari ibirenze se kibazo ibyo ntego wigeze kubikora ndahaguruka ndigendera kamera iriho cyane arabimenya muri planka yindi nabwo tugira dutera wise wishyira ku ruhande wowe uramera nk'ugiye gusetinga tugiye gutangira nkubwire tiburetse ariko umaze kwishyura neza wayakira ubwati pazo betse gusetinga gatoya harakanama tujye kubanza kujyamo tumere nk'abagiye mu kanama wowe ugenda sibyo numara kugenda rero arabaza ko kamera yikuyeho then tuvuge sibyo ari bikabise sawa tukanze mu magari mu bazahageza ugatufata ushize aradufashe neza rero dutindiye gutinda sinzi ahantu yaheze reka mubaze numve hello uri he muko yuko ntwari kuko nakubonye shabanguka amasaha yagiye dukore banguka amasaha yagiye dukore ciao wala rero aje arazinga ngo tujye gukora pazo naza rureka nushaka ubuvuyeho wowe aza asanga wagiye nta kibazo sashano kuza ahita bakubita ibyo kunywa inyota inyiciye hano nari narasizemo amafaranga yanjye okay ariko kana ko mwana bureka muri mwe musevye mbaga ya meze utese mwana shaguma mu rugo guma mu rugo yakamera yahumuye afite akanya ndamagare pazo aze tugire dukore ariko mva mubwire cyane twamutangiye sigubira ibikoresho se ntabwo arazi yasize setinze ariko ntabwo arazi turasabana mu ariko banze ajya kuri telefone ako karimbura akazi masa turasabana umva mubwire cyane we ari ushaka kubwira ariko nanze kubwira ukiri mu rugo ese twigira mukiyemo nizaye n'amakuru ngiye kukwihera ngera mbara umubwire Claire tuza amahirwe pazo yagiye nshaka kwereka sinzanajya agiye kuri telefone ahari kuko wumva utaraza kandi ndaje nkwereke ubundi nta kintu gitangaje nk'ukuntu mvuye mu rugo mbona hari agakirima k'imbeho nkakubitamo umupira w'imbeho narengeze hano 250 izuba ari danje wallahi mva mbwire Claire ibintu ngiye kubwira ariko nyine no don't overreact sibyo nuza ese ko wigize umuntu uri seriye cyangwa pazasetinze kamera acaho uri kuza unyivugisha gutya emi first check kitari kuri coding Zabonye gizesha Nakakanu kwa gatera ngo nakarimo narigeze babwira mani naramenyerere gifte kwa ko naje cyageraje nkubwira ngo mbwire ncuri ngo icyo cyakubwira ati babanze checking nibwire cyako tujya dore boss ko inshuti yacu ese watuje mani trust me this is not a prank trust me
ayo no koze mbonye ko kamera itari kuri coding Sinye soka akaboro gafunze mbambwiye Esther umushiti wawe umufata gute you know me ntabwo ndakuvuga ku bantu ariko iyo umbwiye umuntu nuko aba ari impamvu ikubiri ntabwo ushaka guteranya n'inshuti yawe pe ndabizi n'inshuti yawe magara ariko ndashaka kumenya nyine umufata gute shamufata n'inshuti nyine tu n'isura uba wumva nyine umwizeye for everything baravuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe but ntabwo bivugiye kuri Esther utazagenda ukabimubwira ariko sha Esther mba mbona ari cool guy cool girl ari biriye man cause nta shits nyinshi ndamufatiramo none se aziranye kuri icyo uri kumumbaza cyane se watuje Esther I think ko namuberetse icyo gihe muri kumwe nyine that time nibwo bwa mbere bari babonanye bya nyabyo aho kurumva najyaga muvuga cyane ndamuvuga kumwe na the guy why Esther byagenze bite nayo ni relation bafitanye Esther nande se mon gars se watuje mbwira ndakubwira ati nta yindi relation bafitanye n'iyi nini ntayo usibye ko mbanza batavugana cyane nk'uko muvugana ni ukuri muzi mubeshye mumaze imyaka ingahe muzanye na Esther 3 niba atari hajya twarangije ryari Americans ubwo tubaye 5 right 6 hafi 6 ugiye kuzura ese Esther bayi that kagar ndatekereza ari kujyana affaire n'umugabo wawe Julie don't you trust me? sha ubwo ibintu urimo turabiganira nyuma ya ntuza turabiganira nyuma y'ikiganiro ntabwo Esther yabikora sheri turabiganira nyuma y'ikiganiro mpamagara paza ze dukore because I trust her ntabwo njya pfa kwizera abantu but Esther you and 2 friends of mine bandi babiri bari mu bantu ntajya gukekeranya ibintu nk'ibyo ngibyo and even I trust and even naho Esther ahubwo ugira ba status za Esther ntabwo akunda guposting nyine ujya ubizire mperuka last Sunday yara posting last Sunday post ya postinze ejo ntabwo ayibonye I knew it yaraguhaye let me check Esther yara posting man yaraguhayidinze man ikanguka ku maso tega bafite okay fine you say man you should speak ufite na facts reka mazinde be Esther ko atagera see sure na status ya Esther wow did you know this Nose bini bikimana tell me ko waburi nko kumplakinga mu bindi bitekerezo this is not Esther kandi nkweretse ko atigeza posting nambwire Claire n'ibintu ibyo ari byo byose yaba utuvideo posting twose muri aturi ubu yajya guposting no my bae that kagar yaraguhayidinze agiye guposting none se ayo magambo yanditseho none se the guy we bari mu rukundo nambwire Claire check out your boyfriend check out your best friend Esther man reka mbwire Jenny yandikira Esther ikintu kikwereka ko Esther ari n'umutindi urumva wo kubabarira wumve ko ngena mwandikiye ejo nyibona ibingibi naze guhitamo ukanga mutembe kwereka urumva ndamubaza ati uwo mutipe muri kumwe mupfana iki kubona ari amagambo ngo my sweetheart ngo iki enjoy your day ibiki n'ibiki sibyo anje arambwira ngo he's my new boyfriend new one no way it's okay let me nkwereke new boyfriend man
sinijoro twe turi kuvuga akira isomero singize chat za yanyeretse screenshot yagiranye n'uriya mugabo wawe nako wahoze ari umugabo wawe so kigaragara cyo yagiye inshuti yawe magara wizera imwe ufite imena cyenda kuzi Esther sorry yangana is it true sorry shakire kugira ngo wenda tumve ko ari uguteranya ngiye mbabaro hamagaye Sandrine umubaze niba atarabonye iriya post ya Esther ko ndabizi neza ko yayibonye call her ngereka nze mu guhamagarire kugira ngo umenye ukuntu abantu bisi basaze abonye umugabo wakuntu yavuze ngo na gahunda ufite you guys ugeze umubwira yuko nta nyine budashaka hano ndamubwira iki hano sawa kuvuga gahoro Claire ashaka kuvugisha kuri ya ishiwe na Esther nimba njye ndabona yanze kubyemera neza mubwira Sando bite amakuru se ese umva mbanze nkubaze aya makuru wari uyazi Juliet amaye wa musore ngo twakundanaga nyari ibintu Juliet ndiye bya Esther cyakoze mbonye ko nta muntu wo kwizerwa none ibaze kamyeretse n'ama screenshot we sheri sinzi ngo we n'umuhungu barandikirana umuhungu noneho ibaze yagezeho kuvuga ngo yabonye ngo yanditse mu mamesa bisomye byose numvaga ngiye nko kurwara umutwe ngo yabonye ngo nta gahunda ariko ikigaragara cyo Esther niwe yatangiye amwandikira nyine nakubwiye mana yanjye bibaho cyane ko atari n'ikintu wumvishe bwa mbere ikintu ukomeye wumva humura n'abandi bazaboneka ntabwo ari uwa mbere uri kurenza uzabona n'abandi kandi barenze banagukunda gusa nyine Esther ugomba kumuha na gasopo urumva ke wirira sha wirira bibaho nubwo bitoroshye ariko sorry Claire sawa sha ndiba rero tuza kuvugisha nyuma ya wenda yacurirutse shatamu bwire yihangane nako ndeka azabona n'abandi oya ntabwo ari herezo rero ntabwo ari ryo herezo ntabwo ari ryo herezo Imana ihangane basi nuse rijoro juri ko twe turi kuvugana nta n'impinduka ese umwanzuro ufashe nawe twake
ndumiwe yahita ambwira gato babarira ariko ridukore mbwire ntabwo puzzle dukora nta kibazo byihorere tuza prank babarira Maja kukwitaza nahise ko ari kunyica mana yanjye umukobwa ari violent but you love the guy kude shapo ni ubwa mbere nawe nuramaragara kuri ayudatuye Ako sura no yakodye. Uzisanga bitari kodye. ubwo sinzi aho wahita ujya paza ese we Claire nowe ijisho rihorwa irindi wakirishaga wanyuragaho ku mugabo wanjye uzi ko bitababaza hamwe hamwe ariko urariza ubwoba burangije igihe bunguke jya birakureba paso wihangane si uko yanze kugirayo yeah it's a prank prank Esther mwavuganye cyane ibyo bintu bise nabonye bya even your bae is there man ntugakinisha umwana wo mwega mwana amarira wandishije I had to make sure ko uyarira so iki man hariya narize uzahakuremo ataza agomba kubona people love each other uzibeshyuye amuriza sha nzaguhiga hariya rata narize uzahakuremo ibyo byo kuri YouTube ntago abantu bagomba kubona ko narize urumva ko navuze ko ntagomba kurira imbere ya kamera ubwo nyine Patrice aho uzayahakuremo kuramo guys mwakoze rero kwitabira prank yacu mwabonye ko ibintu bigenze neza mu mabara nkuko wayitangiye wenyine n'ibisizo wenyine umwana akunda undi urabibona kuri umwana akunda undi arariza ubwoba buratwica si uko cyo ko ubwa mbere ndakararira bingana kuriya urukundo rwubahe anyway thanks for watching reka nshimira abantu bose baparticipate muri no prank ndashimira Esther ndashimira Beba Claire numva namuvuga izina rikuribwa ndashimira Sandrine wibe none sikwisohamagara bakamaze mubaze biriya bintu bya prank wari ubishimo bose bahamagara anyway thanks for watching kanda subscribe buri kimwe cyose bye bye ngasica umuntu shabureka ariko so bye kuraho